Yego reka nongere mbashimire bifuriza kugira ibihe byiza mwese mukomeza gukurikira ibiganiro kuri K7 Magazine. Uyu ni wa mwanya n'ubundi twongera tukagaruka tukareba ku nkuru ziba zakomeje kugenda zizenguruka ku mbuga nkoranyambaga, aho dukomeza kugenda dushyiraho ibitekerezo bigiye bitandukanye. Ariko kandi nanone ntabwo bitubuza none kuzana za nkuru baba batabashije kuba babayereka cyangwa se za nkuru ziba zitasohotse ku mbuga nkoranyambaga, ariko ngewe noneho nkajyamo hirya no hino hanyuma nkazikuzanira zose. Niyo mpamvu rero nta kindi bigusaba kugira ngo ujye ukurikira n'ubundi izindi nkuru nzajya nkomeza kugenda nkuzanira, ni ukureba munsi ino video hanyuma ugakanda awanditse ijambo subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana no mu zindi nkuru zigiye zitandukanye. Munyemere rero n'ubundi mbinjize mu nkuru nakomeje kugenda mbona izenguruka ku mbuga nkoranyambaga, ariko kandi nanone si uyu munsi byabaye, kubera ko ibi bintu ngiye kukubwira byabaye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu. Ubwo ni ku munsi n'ubundi w'umurimo ngira ngo ndakeka, ubwo twari turi mu gitaramo cya Genesis Comedy. Iki gitaramo kikaba cyari kitabiriwe n'abantu benshi bagiye batandukanye, ariko noneho uyu munsi ngiye kugaruka ku witwa Nzovu na Yaka, dore ko ari nabo bari abashyitsi bakuru cyangwa se abatumirwa bibanze bagombaga gususurutsa abari bitabiriye iki gitaramo cyangwa se iyi seka rusange. Si ubwa mbere rero abangaba batumiwe, dore ko iyi ngiyi ari inshuro ya kabiri. Ngira ngo ku nshuro ya mbere nabwo mwarababonye cyane ubwo bari bitabiriye iseka rusange, nubwo abantu bakomeje kugenda babitera commentaire, dore ko abangaba baje basinze ndetse bikaza no kugaragara ko batari bahawe igihe gihagije cyo kwitegura. Ariko ukaba wakibaza, ese Nzovu na Yaka mu kwitegura kwabo ni ukuhe? Ibi ngibi ntabwo abantu babibonye neza cyane cyangwa se ntabwo babyakiriye neza, kubera ko abangaba ngira ngo uko bagaragaye ku rubyiniro bagaragaye nkaho n'ubundi bavuye mu kabari, nta kwitegura kwabayeho, dore ko abangaba n'ubundi byari byaramaze gutangazwa ko bazitabira kino gitaramo, ariko nyuma baza gutungurwa babona baje batabyiteguye mu buryo bw'imyambarire, dore ko bagaragaye ku rubyiniro cyangwa se kuri stage bambaye rugabire. Ukaza kuza kuba wakibaza ni ukubera iki Farimerisi n'ubundi boss w'iyi event cyangwa se wa nyiri Genesis Comedy, kubera iki ari gukomeza gutesha agaciro abafana cyangwa se n'abandi batumirwa baba bari hejuru, akomeza kugenda abatesha agaciro muri ubu buryo. Ntabwo rero yaje kuza kuba yakumva amagambo cyangwa se commentaire z'abafana cyangwa se z'abitabira iki gitaramo, kubera ko n'ubundi yarongeye akora ikosa, n'ubundi arongera atumira babasinzi bamwe baza kuvuga amagambo atajyanye cyangwa se baza kuvuga ibintu biterekeranye n'ubundi kuri stage. Ngira ngo nimba mubizi neza, n'ubundi iyi ni stage ikurikirwa cyangwa se ijyaho abantu n'ubundi bagomba kuba bari macuwa cyangwa se bagomba gukora inkuru cyangwa se bagomba gusetsa mu buryo ubunigisha. Iki gitaramo cyangwa se iyi seka rusange n'ubundi abantu bakomeje kugenda bayinenga bavuga ko harimo gusererezanya, gukomeretsanya, dore ko iyo batera urwenya bakomoza ku bantu baba bitabiriye icyo gitaramo, ariko kandi bakaza kuba bavuga iby'ukuri cyangwa se nimba batera urwenya ku muntu, ngira ngo mujya mwumva ukuntu batera urwenya ku witwa Muyoboke Alex, bakamuteraho urwenya bavuga ko ngo atwite. Impamvu bavuga ko atwite ni ukubera ngo afite inda nini. Ibyo ngibyo rero nubwo we akomeza kugenda agaragaza nkaho ntacyo bimubwiye, ariko nyamara biramukomeretsa. Si uyu gusa, kubera ko n'ubushize bigeze gutera urwenya ku witwa Fireman, aho bamukoreye BD mu gitaramo imbere, ndetse bakaza no kuzana keke iriho urumogi cyangwa se iriho cannabis, ikibabi cya cannabis, ndetse barangiza bakanetera urwenya bakamubaza ati witwaje ikibiriti. Ibi ngibi nk'umuraperi, ntabwo umuraperi ajya atera urwenya. Ibi byaje kuza kuba byagaragaza ko nawe ubwe byamubabaje. Si uyu gusa, kubera ko tujya twumva batera urwenya kuwita Chita cyangwa se wita Uncle Austin, bakomeza kugenda bagaragaza ko ari ibikara. Sabo gusa hari n'abandi mu buryo bugiye butandukanye, wenda ibyo si byo ngiye kugarukaho, ariko ibyo byose ni ibintu bakomeza kugenda banenga abantu cyangwa se abakomediye bitabira iki gitaramo cyangwa se iri seka rusange. Ibyo byose n'ubundi ariko bikagaruka kuri Genesis Comedy, by'umwihariko Farimerisi, dore ko ari nawe ubitegura ndetse akanategura n'abagomba kuza gusetsa abantu. Ariko noneho byarenze kuba basetsa, ahubwo bigera mu kuba barengera, ahubwo bakanakomeretsanya, dore ko n'ubwitabire bwakomeje kugenda bugabanuka, kubera ko nimba wishuye yawe warangiza ukazamo hariya bakaguserereza, ntabwo bishobora kuza kuba byagaragara neza. Uyu munsi rero n'ubundi nkaba ngiye kugaruka ku itangazo Genesis Comedy yasohoye isaba abantu imbabazi, isaba by'umwihariko abantu baza gutaramiramo hariya abasaba imbabazi, ndetse
ndetse ababwira ku kibazo cya Yakana Nzovu ibyo yakomeje kugenda avugwaho bigiye bitandukanye. Uyu munsi wa none rero munyemerere mbasomere itangazo ry'uwitwa Farimersi yaje kuza kuba yashyira hanze, ariko kandi akasaba abantu imbabazi kuba yaratumiye Nzovu na Yaka. Ushobora kwibaza kubera iki Nzovu na Yaka aribo atumira nyuma bikaza kuhinduka ikibazo. Ngira ngo n'igitaramo cyangwa se nkuko n'ubundi dusanzwe tubizi ko amashusho yo muri Genesis Comedy basubira inyuma bakayaplodinga, ariko kugeza na n'ubu ibirori byabaye ku ya mbere z'ukwa gatanu cyangwa se hagati ya Nzovu na Yaka, ibyo bakoreye muri Genesis Comedy uretse kuba twabibona kuri TikTok ariko ntabwo arabishyira kuri YouTube. Kandi n'ubundi dusanzwe tubizi ko umupafoma cyangwa se abantu bakoze urwenya hariya n'ubundi aragaruka akabishyira kuri YouTube, ariko kugeza na n'ubu ntabwo arabishyira kuri YouTube. Ushobora kwibaza ngo uko kunengwa cyangwa se komanteri zinenga abangaba ba Nzovu na Yaka baba baje basinze ko atarabishyira kuri YouTube, ubwo yanenzwe n'abandi. N'abantu n'ubundi bitabiraga iriseka rusange cyangwa se babakiriya be n'ubundi baje kuza kuba bamunenga, baravuga ati aba bantu ntago bajyanye ni stage, kubera ko abangaba tubamenyereye mu biganiro bya YouTube, ujye ubareka n'ubundi abariho badususurutsa, ariko kuzamo hano tuba tuje kuruhuka, tuba tuje guseka, ntabwo tuba tuje guserera, dore ko abangaba ngo iyo bagezeyo barabidaravanga bigahinduka umwanda. Ariko kandi ndetse n'abandi bantu bo hanze, dore ko Mercy ajya atumira n'ubundi abanyarwenya ku rwego mpuzamahanga bakaza hariya bagasetsa, ariko ukaba wakibaza kubera icyo akomeje gutesha agaciro ino stage ashyiraho abasinzi. Bivuze neza ko n'ubundi n'aba banyarwenya mpuzamahanga badashobora kuba bakitabira mu bundi buryo, cyangwa se badashobora kuzongera kwitabira mu gihe yongeye kubatumira, kubera ko byahindutse nk'aho ari akabari. Uyu munsi rero nibwo uwitwa Farimersi n'ubundi boss wa Genesis yaje kuza kuba yasohora itangazo n'ubundi asaba imbabazi. Ni itangazo rurimi rw'icyongereza ariko muranyihanganira nse nkugenekereza ndishyire mu kinyarwanda, aho iyi nyandiko ndetse n'itangazo ry'imbabazi ryatanzwe n'abategura Genesis Comedy Show nyuma y'uko habayeho amagambo atari meza yavuzwe n'abashyitsi b'iyo gahunda aribo Nzovu na Yaka, ubwo bari mu kiganiro cyabaye cyangwa se iriseka rusange ryabaye ku ya mbere z'ukwa gatanu 2025. Iri tangazo uyu Farimersi yashyize hanze, igice cya mbere yagiraga ati cyasabaga imbabazi, aho yatangiye agira ati yatangiye yisegura ku magambo yabaye ikibazo, bavuga ko yari ateye isoni kandi ashyigikira ubusambanyi, aho abangaba Nzovu na Yaka bise kubomora mu rurimi rwabo n'ubundi basanzwe bakoresha, kandi ko atagaragaza ibyemezo ibyo Genesis Comedy Show ihagarariye. Bivuze ko ibi by'ubusambanyi ntabwo Genesis Comedy ari byihagarariye, ariko agatinyuka n'ubundi akabatumira. Icya kabiri cyangwa se igika cya kabiri kwari ukwihanganisha abakunzi n'abafatanyabikorwa. Bavuga ko ibyo byavuzwe bitigeze bihura n'indangagaciro zabo, kandi ko bategura ibiganiro bigamije gususurutsa abantu, kubahisha umuco ndetse bakagira kubahisha umuco ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ubwo ni ukuvuga n'indangagaciro muri rusange z'abanyarwanda turabizi. Icya gatatu n'intambwe barimo gufata. Icyo yagaragaje, bavuga ko bagiye gukaza uburyo bagenzura ibyerekanwa muri riseka rusange, kandi ko abashyitsi bazajya babanza guhabwa amabwiriza arambuye ku byemewe ndetse n'ibitemewe. Murumva ko agiye gutegura noneho abantu bazajya bahagarara kuri stage akababwira ibyemewe ndetse n'ibitemewe. Icya kane kwari ugusezeranya kuba beza kurushaho. Bizeza ko bazakomeza kwigira kuri iyi nkuru mbi, bakarushaho gukora ibiganiro cyangwa se gukora urwenya rwubaka ndetse bakanasetsa kandi byubahiriza buri wese. Bya bindi byo guserezanya bikavaho, bya bindi byo kugaragaza uko umuntu atari bikavaho, kabone niyo byaba ari ukugaragaza uko umuntu ari ariko batagamije kumusesereza, cyangwa se dore ko hari igihe uvuga ikintu cy'ukuri ariko nyamara kikaba ari uguserereza. Ibi ngibi rero uwitwa Farimersi yamaze gutangaza ko ibyo ngibyo bitazongera, kandi ko bazajya babanza bagategura ugiye kubivuga kugira ngo atarengera.
Ni munyemere rero ngane ku musozo, ni inkuru n'ubundi nari mbazaniye, dore ko byagamaze kugaragara ko uyu Farimeris ari gukomeza kugenda bitesha agaciro gutumira Nzovu na Yaka, bikagaragaza ko ubwabyo atari ubunyamwuga. Ese ntabwo azongera kubatumira? Tubitegereze, cyangwa se azabatumira noneho abahereza umurongo ntarengwa. Ariko ukaba wakibaza, umuntu wasinze ni gute ushobora kumuha umurongo ntarengwa? Reka mbashimire cyane rero mwebwe mwari munkurikiye kuva ku munota wa mbere kugera ku wa nyuma, n'ubundi inkuru zacu zibihora ari akagaruka. Ndabashimiye cyane mwe mwamaze gukora subscribe. Nawe niba utarayikora rero ukaba uri kureba iki kiganiro, urareba munsi ino video hanyuma ukanda wanditse ijambo subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana no mu zindi nkuru. Ndabashimiye cyane, njye mwumvaga yari Kizo nk'ibisanzwe.